Clarence Sport TV rero turi hano mu murenge wa Ruri ahari ikigo cyitwa St Calling Primary School. Ni mu masaha abana baba bari gukiniramo, so urabona ukuntu bishimye. Habaye iterambere mu bijyanye n'uburezi nk'uko uri kubibona, abana babishimye bakina. Ababona n'abajene bari mu holidays cyangwa se baba voluntary kuva muri Amerika, aho baba bari gukina n'abana. Clarence Sport TV rero turahari kugira ngo turebe ukuntu utwana tuba twishimye, utwana tuba turimo gukina. Urabona ko baba bari mu bice bitandukanye bidagadura. Kimwe mu bintu biranga abana rero iyo bakina bishimye biba biryoshye cyane, bituma abana babasha kuba bariho bameze neza cyane. So rero nka Clarence Sport TV turi hano kugira ngo turebe uko abana baba bakina bishimye banezerewe. Ni ikintu kiba ari cyiza cyane. Hano bari muri dancing, aho bariho bakina babyina umuziki kandi biba biryoshye cyane. So Ruri rero ni ahantu hamaze guhinduka mu bijyanye n'imiturire, bijyanye n'uburezi. So uko iterambere rigenda rizamuka ni nako byose bigenda biba byiza cyane. Uburezi rero kimwe mu bintu gishimisha nuko iyo ubufitemo nk'impano nuko ugomba kwisanisha n'aburera, nibyo bitanga umusaruro kandi bigatuma ibintu bigenda neza. So hano rero urabona ko baragerageza gukina n'utwana, baradufasha mu mibereho yabo ya buri munsi. Clarence Sport TV rero twebwe icyo dushyize imbere ni iterambere ry'umwana mu burezi, ariko tubifashijwemo na sport. So Clarence Sport TV rero ni akagaruka, turi mu murenge wa Ruri aho twasuye ikigo cya St Francois Calling Primary School. Ruri mutrekinge mukoresha ya kongere tubane naho ubutaha.